Mwami wacu Yesu Kristo, abana bawe, itorero ryawe, ihanga ryawe, mwami, turi abatoni bawe, tugufiteho ubutoni kuko watwemereye, mwami, ubwo butoni ukatubwira ngo nimuhuze umutima, icyo muzasaba cyose nzagikora. Muri aka kanya tutiriwe tuzigura, duhurije umutima gusabira umuryango wa mwene data Faustin Rutayisire. Uri ku gipimo, si bo ba mbere, si nabo ba nyuma. Byaraguhimbaye ko abana bawe bageragezwa kugira ngo bahishe izina ryawe icyubahiro, kuko umwanzi aba yibwira ko yabagamburuza bakagutera umugongo, nkuko yaje gushinyagurira Yobu ngo agutuke, ariko asanga yaribeshye, kuko uri muri wowe aba yaragiriwe imbabazi. Ururimi rwe rw'intore yawe mu mibabaro, mu ntambara, mu nzitane ruhora rugushima, ibyo bikakubera umubavu uhumura neza. Mwami, twebwe ntago tuzi impamvu iriya ntambara iri mu rugo rwa mwene data, ariko wowe urayizi. Natwe turavuga nka Dawidi ngo ntaba ari twebwe Uwiteka, ntaba ari twebwe, ariko izina ryawe aba ari ryo uhesha icyubahiro. Kubw'izina ryawe mwene data ahetse, kubw'izina ryawe mushiki wacu yizera kandi ahamiriza, mwami, zamura ibendera ryawe, wiheshe icyubahiro. Iriya dayimoni ntikurusha imbaraga, keretse waba ubibona ukundi, ariko twebwe nta kindi twagusaba uretse kubatabara, mwami, ukababa hafi bwa mbere mu bugingo bwabo. Ishimwe ntiribure, Satana mware, ahunge, aneshwe, avuguruzwe, imigambi ye ihinduka ubusa. Wiheshe icyubahiro kandi ubishatse. Nubwo iriya dayimoni ifite izina ry'iterabwoba ngo ni kanseri, ariko kubw'imibyimba yawe nta ndwara idakira. Mwami, ubishatse wamukiza. Byaterwa n'icyo ubona gikwiye kuguhesha ikuzo, ariko ntitwaguhisha ko tubabaye. Hasigaye nawe ugakora umurimo wawe. Urakoze, watwumvise, komeze kuduha umugisha, ni mu izina ry'Umwami Yesu Kristo, amen. Turasoma ijambo ry'Imana tugihagaze muri ubutumwa bwiza bwa Yohana 11 mirongo 49 kugeza kwa 52. Yohana 11 49 kugeza kwa 52. Mwene data Nkusi. Ariko umwe muri bo witwaga Kayafa, kandi wari umutambyi mukuru muri uwo mwaka, arababwira ati, ntacyo muzi. Mbese nimutekereza yuko ari byiza ku bwacu ko umuntu umwe yapfira abantu kuruta ko ubwoko bwose bwarimbuka? Amen. Ibyo ntiyabivuze kubwe, ntiyabivuze kubwe, ahubwo kuko yari umutambyi mukuru muri uwo mwaka, yahanuye yuko Yesu yenda gupfira ubwo bwoko. Ariko si ubwo bwoko bwonyine, ahubwo ni ukugira ngo abana b'Imana batatanye abateranirize hamwe. Amina. Twicare. Mwami Imana asuka umugisha utagabanije ku ijambo rye rimaze gusomwa, kandi aduhere umugisha muri ryo uko yawuduteguriye. Umugabane wacu uko wakabaye tuwutane, sibyo? Uko kuntu umwami yamirije Mariya
abwira umuvandimwe we Marita ati wowe wahushije urivuna urirushya muri byinshi, ariko uwo wita yuko ari umunebwe yakurushije guhitamo, kuko yahisemo umugabane utazashira. Imiruho ni ngombwa kuko ni Uwiteka yaravuze, n'Uwiteka aravuze, kuko yaravuze ngo uzabira icyuya. Sibyo? Nuko byabwiye umugabo, n'umugore nawe akabwirwa ibye ngo azabyara ababaye. Umugabo nawe ntabwo yari kurya wenyine, urumva ko yari guhahira urugo, sibyo? Agasangira n'umufasha we, ariko ibintu byarakomeye. Umwe agacaha undi agacaha, bagafatanya kubira icyuya kandi badafatanya kubyara bababaye. Ni ikibazo. Sibyo? Murafatanya kubira icyuya, akahiteza agacaha yajya ku gise, ariko ntacyo musigaye mubyara bake. Ibyo ari byo byose turi mu isi y'imiruho, ariko icyitwa umugabo cyo ntigikwiye kwinubira imiruho y'urugo rwe, byaba ari ububwa. Sibyo byo ndavuga Rutagenga uriya umusaza nta kibazo, byaba ari ububwa umuntu yinubiye imiruho y'urugo rwe, ariko n'abafasha batwongereho gakeya uko bashobozwa, ariko igihe ntawe nasiganya. Sibyo ki? Hatagira umugabo uvuga ngo ndetse wazanye iki? Njye ntabwo nzatunga umuntu udakora, ku buryo ujya no gushaka ugatangira kubara icyo wifuza gushaka yinjiza. C'est trop tard, uba wamaze guhusha. Sinzi ibyo ntabwo byari bihuje n'umutwe w'ikibwirizwa. Turacyari mu ijambo rivuga ngo ubumwe butagaragara kandi bukomeye bw'umubiri wa Kristo. L'union invisible et solide du corps de Christ. Ubumwe butagaragara. Ibyo ngibyo karagaciyemo kandi abwirwa benshi, akumva beneyo. Byose twabitindaho bitatwicira ikibwirizwa, kandi ni ibintu byumvikana icyo umugabo bivuze. Mu Kinyarwanda baravuga ngo umugabo ni imyugariro. Niyo mpamvu twasengeye Mwenda ya Tarutesire n'umufasha we, buriya hariya hari igikuba gikomeye. Sibyo? Ntabwo ari byiza kubyibagirwa cyangwa kubyirengagiza, kandi ko Imana idushoboje tujye tubageraho. Burya kubizera umuryango wa mbere mujye munabimenya n'uwabera. Nubwo inarijye ishobora kutwibagiza ikibwira ko bene wacu ari ab'agaciro n'ab'agaciro kuba bafite, ariko Dawidi yaravuze ngo niyo data na mama banta Uwiteka azanyitorera. Sibyo se? Dusomereza Zaburi ya 16 umurongo wa 1 kugeza kwa 3. Zaburi 16 umurongo wa 1 kugeza kwa 3. Mana undinde kuko ari wowe mpungiyeho. Mana undinde kuko ari wowe mpungiyeho. Nabwiye Uwiteka nti ni wowe mwami wanjye. Nabwiye Uwiteka nti ni wowe mwami wanjye. Nta mugisha mfite utari wowe. Nta mugisha mfite utari wowe.
abera bo mu isi nibo mfura nishimira bonyine. Abera bo mu isi nibo mfura nishimira bonyine. Ni ku rurimi rw'umugaragu w'Imana Dawidi kenshi wakoreshejwe ari munsi y'umwuka w'umuhanuzi. Zaburi zose sibyo, ni umuhanuzi yamenye neza ko ku isi n'umwami wacu atarabambwa ngo aducungure, ataramena amaraso, sibyo se? Yamenye neza ko abera bahari, kandi koko barahari, barategereje umukiza. Ariko abizera abera barahari, kuko iyera yabanye nabo kandi bambika gukiranuka nk'uko yabishatse. Niyo mpamvu iyo yera, iyo Mana yabwiye Yosuwa ngo vanamo inkweto kuko aho uhagaze arahera, sibyo se? Vanamo inkweto kuko aho uhagaze arahera. Uko yiyeretse Mose niko yiyeretse Yosuwa. Iyo uwera amanutse ku gasozi, ako gasozi kaba kera. Iyo uwera atuye mu bugingo bw'umwizera, ubwo bugingo buba ubwera. Dawidi nawe ntatinya kuvuga ngo abera bo mu isi, sibyo? Ese mu isi haboneka abera kubera uwera n'imbabazi ze n'ububasha bwe n'ineza ye n'ijambo rye. Ku isi haboneka abera. Dawidi ahisamiriza ngo nibo mfura nishimira. Ese yongeyeho ngo bonyine? Ni ubuhamya bukomeye. N'abandi ni sawa, ariko kariya kantu ka mwigobeko ka bonyine karakomeye. Murumva yuko mu itorero ry'Imana mubera ni umuryango, ni ihanga rikomeye kandi rifite agaciro. Ese koko kuki twakwishimira abera? Nuko Imana ibishimira, sibyo se? Imana yishimira abana bayo, natwe ikaduha kubanezererwa. Niyo mpamvu kumenya umubiri wa Kristo ntabwo bitandukanye cyane no kumenya Kristo, kuko ntabwo wavuga ngo uzi icyiza yaseruka umubiri we ukavuga ngo ubonye Donati. Ibyo se birashoboka? Cyangwa ukavuga ngo ndabona ntamubona neza. Niba umuzi uramuzi, niba utamuzi ntabwo umuzi. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana ritubwira mu Bakorinto ba mbere 11 dukunda gusoma, 11, Bakorinto ba mbere 11, n'ejo bundi twarahasomye, dukunda kuhasoma iyo turi ku meza y'umwami. Tuhagaruke Bakorinto ba mbere 11. Bakorinto ba mbere 11. Pawulo aravuga ngo duhere ku murongo wa 22. Mbese ye ntimufite ingo zanyu ngo abe arizo muriramo no kunyweramo, mugayisha mutyo itorero ry'Imana, mugakoza isoni abakene? Mbese mbabwira iki? Mbashime kuri ibyo? Simbashima. Nuko icyo nahawe n'umwami wacu kumenya nicyo nabahaye namwe, yuko umwami Yesu ijoro bamugambaniyemo yenze umutsima, akawushimira, akawumanyagura, akavuga ati uyu ni umubiri wanjye ubatangiwe, mujye mukora mutya kugira ngo munyibuke. N'igikombe akigenza atyo, ni ukuvuga ko nacyo yagishimiye. Bamaze kurya ati iki gikombe ni isezerano rishya ryo mu maraso yanjye, mujye mukora mutya uko muzajya munyweraho kugira ngo munyibuke.
ko muzarya murya uwo mutsima mukanywera kuri icyo gikombe, muzaba mwerekana urupfu rw'umwami Yesu kugeza aho azazira. Mutega amatwi 27. Nicyo gituma umuntu wese uzarya umutsima w'umwami wacu cyangwa uzanywera ku gikombe cye uko bidakwiye azagirwaho n'urubanza rwo gucumura ku mubiri n'amaraso by'umwami. 27. Hagire mwene data frère dusomere mu gifaransa, frère Thomas, verset 27. 1 Corinthiens 11. Kuko ndumva hano ntazi niba ari byo bavuga neza. 27. 11-27. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Sera coupable envers le corps. Gucumura ku mubiri wa Kristo. Gucumura ku mubiri wa Kristo. 28. Nuko umuntu yinire yisuzume abone kurya kuri uwo mutsima no kunywera kuri icyo gikombe. 29. Kuko upfa kurya akanywa atitaye ku mubiri w'uwo mwami abaririye kandi abanywereye kwishyiraho gucirwa urubanza. Mu Kinyarwanda bavuze ngo atitaye. Bien-aimé Thomas, dusomere 29 nanone. Sans discerner le corps du Seigneur. Discerner. Adahishuriwe, adasobanukiwe umubiri wa Kristo. Sibyo se? Ashidikanya kubo basangira. Atabemera nkuko Yuda yahurije mu kiganza mwisahane n'umwami kandi agambanira umubiri. Yaje kugambanira umubiri kandi agasangira nawo. Niyo mpamvu urupfu rwahise rumujyana ku mugozi. Murabyumva? Kubera ko ntabwo byemewe gusangira ku meza y'abera utemera ko ari abera, utemera ko ari itorero ry'Imana, utemera ko ari abana b'Imana, utemera ko ari ibirenge by'umwami, utemera ko ari ibiganza by'umwami, utemera ko ari ingingo z'umubiri wa Kristo. Guma hanze y'ubwo bumwe. Niko bimeze. Sans discerner, adasobanukiwe umubiri wa Kristo. Navugaga ngo kumenya abana b'Imana ntabwo biri kure yo kubona Imana. Kubona umubiri wa Kristo ntibiri kure yo kubona Kristo. Wambonye, ubonye umubiri wanjye ngiye Yosefu kumagaza aba yambonye. Ubonye umubiri wa Kristo aba yabonye Kristo. Urishuriwe Kristo amenya n'abana be. Niyo mpamvu ejo twarabivuze turabyerura nubwo twari bake turavuga ngo tuzi ko hano Kabeza hari ingingo z'umubiri wa Kristo. Namwe tuzi ko hari abera b'Imana. Ntabwo dupfa kozanya ibirenge kubera umuhango. Tuzi ko rwose ndabivuze ndabihamya nta n'icyo naba nkora. Tuzi ko hano hari abana b'Imana. Namwe kandi murabizi. Ikibitubwira si amagambo yabo hanze. Ikibitubwira si uko tubaririza. Nous avons la capacité de discerner le corps du Seigneur. Twifitemo ububasha bwo gusobanukirwa no guhishurirwa umubiri wa Kristo. Ntiwatandukanya umubiri wa Kristo n'itorero rye. Niyo mpamvu hazagira idayimoni yo guca intege kugira ngo we kujya ku meza y'umwami. Kuko igituma ujya ku meza y'umwami si uko utabaho ikosa na rimwe, ntabwo ari icyo. Nuko uri umwe n'abera.
ni uko wizera Yesu Kristo mu ijambo rye ryose, abo musangira mukaba mufitanye gihamya ko muhuje kwizera. Mu gihe umuntu agambaniye ijambo, abagambaniye itorero, abagambaniye umubiri wose, kuko Kristo ni umukwe jambo, itorero rya Kristo ni umugeni jambo. Ubumwe bwacu ni uko duhuje kwizera, sibyo? Nibyo Yuda yavuze ngo turwanire kwizera bahawe, ukwizera kwahawe abera, sibyo? Rimwe bikaba bihagije iteka. Ijambo niryo riduhuza, kwizera niko kuduhuza, ntiduhuzwa n'iki gisenge, ntiduhuzwa n'izi ntebe. Mu gihe hagize ugambanira umwami wacu, ese ubu umwami wacu aracyagambanirwa? Umuhanuzi w'igihe cyacu, Eliya w'igihe cyacu, William Marion Branham, yabwirije ubutumwa bwitwa ndarega iki gisekuruza kubamba Yesu Kristo bwa kabiri. J'accuse cette génération de crucifier Jésus-Christ pour la seconde fois. Urabona ukabroshira tunga urutoke, afungura tribunal, ararega, yerekana ukuntu abambere bamubambye, yerekana n'ukuntu abiki gihe bamubamba, mu gihe babambye ijambo, sibyo? Bakiyakana ijambo, bakagambanira ukuri, baba bagambaniye umwami wacu, bamubambye ubwa kabiri. Ariko twebwe tuzahobera uwo mwana. Haleluya! Ijambo nirihabwa intebe, natwe tubone intebe. Ijambo niritukwa, natwe dutukwe. Ijambo isanduka y'Uwiteka nisingizwa, ikogezwa, igahimbazwa, natwe dusangire nayo iryo kuzo. Aho umwami atewe ishoti, ntukashake ubushuti. Ko mugira gutya birimo birajya mu mutwe. Sininde waboje kuvuga amina. Mbone byo kwera. Simbizi. Jambo ni umwuka. Jambo ni ubugingo, kandi ntago turyakiriza ikiganza. Hari n'uwavuga amina kandi ari icyuka. Uribuka hari igikondo Frekiza, uribuka umuntu wajya avuga ari kubanza atakiriho, ntitubitindeho, wajyaga avuga ngo mirivolte, ngo mirivolte, uramwibuka? Warabyibagiwe? Waramwibagiwe? Ngo mirivolte, oya ntago wamwibagiwe. Ngo mirivolte, kandi atogotera muri ambaraje, atogotera inyuma. Ubu bumwe butagaragara, impamvu ikibwiro kivuga ngo ubumwe butagaragara kandi bukomeye bw'umubiri wa Kristo, ni ubumwe bw'umwuka, ni ubumwe bwo kwizera, sibyo? Jambo rirabwirizwa muri amasambure, bagira amakomportema menshi, ariko nshidikanya cyane ku muriro w'amashwara. Byarutwa namwe muceceka, aho kugira ngo ubone umuntu ikibwirizo gitambuka agagurwa nka hariya Silvani yicaye, akaza no ngo sevre akongera agasubirayo. Ibyo nta ibyo rwose, sevre yishire mu mutima wawe. Nta muvuga butumwa hano ukeneye abamwogeza. Hobera uwo mwana, hobera ijambo mu bugingo bwawe. Nanaguha kuvuga amina, ntabwo bibujijwe rwose, uturi kuyivuge, ariko ivuye ku nkingi z'umutima wawe. Ntabwo wogeza ubwiriza, urasingiza jambo, wiyerekana, wishura. Impamvu uko iminsi irushaho gukomera, uko turushaho guterana, umwami wacu ari hafi kugaruka, niko ubumwe bw'abera ntabwo burushaho gucika intege. Sibyo se? Uko kugaruka k'umwami kwegereza, ubumwe bw'abera burarushaho gukomera. Nibyo ra, imitima yacu irarushaho kwegerana, kugeza igihe nta kenge idayimoni yameneramo. Abera na abera basangiye kubaho. Ubundi mu isi baravuga ngo dusangira akabisi n'agahiye, twe dusangira agahiye. Ngo dusangiye gupfa no gukira, twe dutangiye kubaho. Wapfuye yaraducunguye, ntabwo dusangiye gupfa no gukira, dusangiye kubaho. Ariko dushobora kuvuga nka Rusi, aho uzajya hose, aho ijambo rizaca tuzajyana naryo.
gukera ku rupfu rwo rwantanya nawe ngo sinasubira inyuma, kuko yongeyemo ijambo ryiza ngo imana yawe izaba imana yanjye. Bene data, impamvu turi hano ni uko imana ya buri wese ariyo mana yacu, nuko kwizera kwacu ari kumwe, icyiringiro kimwe, ukwizera kumwe, umubatizo umwe, haleluya, umwuka umwe. Umwami Imana aduhane umugisha. Nk'abitangaje neruye, nta dayimoni yasenya umubiri wa Kristo. Yesu Kristo wanesheje niwe udutuyemo, uwavuze ngo nzubaka itorero ryanjye kandi amarembo y'ikuzimu ntazarishobora, nta dayimoni n'imwe izasenya umubiri wa Kristo. Murabyumva? Ntayo. Ubukwe bwicwa n'amazimwe, ariko ni ubukwe bw'abantu. Ese umwami wacu amaze kuzuka akubaka itorero rye kuva ku munsi wa Pentekote, murabona ubukwe butazataha? Ubukwe buzataha, hari impuha zabwica? Ntibibaho. Kandi aho bikomereye ni ukubera ko igicumbi cy'ijambo, sibyo se? Igicumbi cy'ijambo ni itorero rigaragara ry'akarere. Ndagira ngo mumenye agaciro. Twigeze kumva ikibwirizo hano kivuga ngo itorero ry'akarere ni urwego rushyirwaho n'ijuru, sibyo se? Itorero ry'akarere c'est une institution divine, ni urwego, ni urwego rw'ubwami aho umwami ategekera, sibyo se? Aho ijambo rivugirwa, aho abana bavugira, aho abana barererwa, sibyo se? Aho abana bakurira, aho abana bahabwa gahunda, aho Imana yambikira umukwe wayo umwenda w'ubukwe, ambasade, aho abana b'Imana bafatira ibyangombwa, sibyo? Aho bemerererwa, aho bahererwa ibyo bakeneye byose binyura mu bukozi bw'ijambo. Hagomba kuba harabetse isanduka y'isezerano, kuko twebwe ntabwo tuzi inzira ni ijambo. Niyo mpamvu inkingi y'umuriro niyo yayoboraga Abisirayeli ku manywa, nijoro inkingi y'igicu yahagarara bagahagarara, yamara icyumweru ikamara icyumweru, siko bivuga? Yamara n'umwaka bakamara umwaka, kuko ntibari bazi inzira ijyayo. Inzira ni ijambo. Iryo jambo n'ubu riracyabwirizwa, niryo duhanga amaso kandi rizatugezayo. Iryo jambo rikaba ribwirizwa rinyuze mu mubiri wa Kristo, mu ngingo zawo harimo ubukozi buva mu ijuru, uko Efeso 4 bivuga. Ibyo byose iyo utabisobanukiwe ntumenya iwanyu, ntumenya inzira, ntumenya aho ujya. Gloire à l'Éternel. Uwiteka ahabwe wenyine icyubahiro. Ni ngombwa ko tumenya kandi dusobanukirwa umubiri wa Kristo. Nibyo koko, c'est le corps mystique, ni umubiri utagaragara. Ariko Yohana yaravuze ngo wakunda Imana utabona gute udakunda mwene so ubona, sibyo? Reka tujye muri Yohana 4 wumve. Abana b'Imana bagomba gusobanukirwa. Les enfants de Dieu, Yohana wa mbere 4, apana ubutumwa bwiza bwa Yohana, 1 Jean. Abana b'Imana bagomba gusobanukirwa umubiri wa Kristo. Umurongo wa mbere ugeze ku wa gatandatu. Yohana wa mbere 4 umurongo ugeze ku wa gatandatu. Bakundwa, ntimwizere imyuka yose, ahubwo mugerageze imyuka ko yavuye ku Mana, kuko abahanuzi b'ibinyoma benshi badutse bakaza mu isi. Iki aba ari cyo kibamenyesha umwuka w'Imana. Umwuka wose uvuga Yesu Kristo yaje afite umubiri niwe wavuye ku Mana. Uvuga ko Yesu iyo ko wisimbuka. Subiramo. Iki abe ari cyo kibamenyesha umwuka w'Imana. Umwuka wose uvuga ko Yesu Kristo
yaje afite umubiri niwo wavuye ku Mana, amena. ariko umwuka wose utavuga Yesu utyo ntiwavuye ku Mana, ahubwo ni umwuka wa Antikristo. Murabyumva? Yesu Kristo yaje afite umubiri. Wicaye gato, turongera duhere ku murongo wa 4 nyuma. Yesu Kristo yaje afite umubiri. Nuwuhe mubiri? Mwanya wacu ni muto ariko murahazi muri Yohana igice cya mbere ngo jambo yambaye umubiri abana natwe. Jambo yambaye umubiri abana natwe, yuzuye ubuntu n'ukuri. Sibyo se? Jambo yambaye Yesu Kristo yaje afite umubiri. None Yesu Kristo yarabambwe, arahambwa, arazuka, sibyo? Arazamuka, abigishwa baramubona, abamarayika barababwira ngo uko agiye niko aza garuka. None se ubu Yesu Kristo aracyafite umubiri? Yesu Kristo aracyafite umubiri. Uwo mubiri ni itorero rye. Uwo mubiri ni ijambo. Murabyumva? Uwo mubiri ni ijambo. Mu butumwa bwiza Frère Branham yabwirije umuhanuzi w'igihe cyacu mu gatabo kitwa ikibwirizwa kitwa Christ révélé dans sa propre parole. Kristo wahishuwe mu ijambo rye bwite. Umuhanuzi aratubwira ngo itorero si abantu, itorero ni ijambo. Niyo mpamvu umwami wacu nagaruka azaza gutwara umugeni ijambo, umukwe ijambo, umugeni ijambo. Sibyo? L'époux parole, l'épouse parole. Umugeni wa Kristo si dini, umugeni wa Kristo ni ingingo z'umubiri we. Ce sont les membres du corps de Christ. Umugeni wa Kristo ugizwe n'ingingo z'umubiri wa Kristo. Bivuze ko Kristo afite umubiri. Aracyafite umubiri kuko ingingo ze zihari. Nibyo Paulo avuga ngo uriye ku gikombe, uriye ku mutsima akanywera ku gikombe sans discerner le corps de Christ, adasobanukiye umubiri wa Kristo, aba ari umuvumo aho kubona umugisha. Ntimwibaze yuko Yuda atashakaga umugisha. Yarawushakaga ariko ntiyawuremewe, ntiyawugenewe. Umugisha ntubyiganirwa, ntukorerwa. Umugisha si umushahara, umugisha ni imbabazi, umugisha ni itoranywa. Icyatumye Yuda yiyahura, yarazi Kristo mu buryo bw'inyuma, akamubona nk'umunyembaraga ariko atazi urukundo rwe. Sibyo? Yarazi ko bidashoboka ko umuntu uzura abapfuye, umuntu ucyaha imiraba y'inyanja ikumvira, murabyibuka, igatuza, umuntu uzura umuntu umaze iminsi yaraboze, akavuga ngo Lazaro sohoka, agasohoka. Umuntu imiraba ijya kukubika ubwato, bamukangura, akacivuga ati tuza. Amamiliyoni y'amadayimoni yaraje, ntabwo yaraje kugira ngo yubike bari abaturage kuko n'abandi barapfaga. Yagira ngo arubika Yesu arohame. Yesu se yavukiye kurohama mu nyanja, ko yavukiye kuhamba ku musaraba. Urumva icyari kirimo gihigwa ni umugambi wo gucungurwa. Ntabwo ari bari abaturage kuko n'abandi barapfaga, n'abandi bagwaga mu mazi. Ariko buri ari amadayimoni yayigaga ntabwo uzaba umugambi w'Imana warasohoye. Icyo nashaka kubabwira, Yuda cyatumye ajya kwimanika n'iki? Burya n'igihe yababwiraga ati murashaka nde, bakitura hasi, Yuda yaravuze ati rega ndabizi amafaranga ntayariye ariko ntimumujyana. Siko ariko ntabwo ko yarazi ko ijwi ryo gucungura, ijwi ry'urukundo rizavuga ngo ntibibe uko nshaka ahubwo bibe uko ushaka Data. Cyari igikombe cyari gikomeye kugeza aho umwami wacu avuga ngo niba bishoboka iki gikombe sinkinywereho, ariko yibuka yuko aricyo cyamuzanye, ati habeho ibyo ushaka ntihabeho ibyo nshaka. Yuda amaze kubona iryavuzwe ritashye bamubambye, aravuga ati nahemutse.
niko kujya kwiyahura. Ushaka kuvuga se yuko Imana yamudohorera ikamubabarira kuko yiyahuye kubera ababajwe nuko yagambaniye umwami, none kandi Imana urabizi nari nzi ko yirengera kubera ko n'igihangange arakomeye, none byanze, none ndababaye, genda. Yesu yari yavuze ngo cyari kiza nuko atari kuvuka. Yavuze ngo duhuriza ku isahani ni uri bungambanire arashorerwa. Nawe yari akenewe kuko umwami wacu ntiyari kwiyahura, ntiyari gufatwa atagambaniwe. Yuda yari akenewe, ariko birababaje. None se twaguma muri birababaje? Niyo mpamvu tuzajye dushimira Imana kubw'ubuntu yatugiriye, na buri wese yahaye kumenya ububwiru bw'umubiri we. N'ubwiru, kuko uyu mubiri n'ubwiru. Niyo mpamvu Yohana aravuze ati umwuka wose utavuga ko Yesu Kristo yaje afite umubiri ntabwo wavuye ku Mana. Uvuga ibintu byo mu kirere, nk'abari bavuga ngo izamurwa ryarabaye, ibintu bimeze nk'ari ibintu bidafatika. Hoya, umubiri wa Kristo uragaragara, sibyo? Abana b'Imana barahari, kandi igitubwira ko bazataha nuko dufite Maranatha, nuko tubyiyumvamo, sibyo se? Nitubyiyumvamo. Niba Frank avuga ngo igihe cyose mukimbona, yabwiraga uriya mwuka wabo w'abatonere, mumbonage Frank nyiri ku maguru abiri. Ibyo kwizamurwa ryabaye mu byibagirwe, sibyo? Ibyo ntabwo bivuze ko ari inyigisho yo kuvuga ko Yesu Kristo agomba kugaruka Frank akiriho. Ntabwo ari cyo bivuze, ahubwo ni igihamya mu gihe cyose umwana w'Imana uzi neza ko azataha, uzi neza ko yizera ukuri, uzi neza ko ari urugingo rw'umubiri wa Kristo, uzi neza ko ari mu mugeni. Igihe cyose agihari, umugeni ntiyamusiga. Ibyo ntabwo ari umwihariko wa Frank gusa, nawe nta muntu wakuratira bizamurwa ryarabaye kandi uzi neza ko uru rugingo rw'uyu mubiri ryaba rite kandi nawe ugihari. Uwiteka ahimbazwe. Ariko ninsinzira ndaba ngiye mu mugabane wo kuvuga ngo abapfuye bazabanza ubazuki, sibyo? Twebwe abariho tuzahindurwa. Icyo gihe ninsinzira n'ibindi, nzasinzira n'ibyiringiro byo kuzamurwa. Ariko igihe nyiriho, iyo nyigisho yamfata gute kandi njye ubwanjye nzi ko ngomba kugenda? Hariho nabwiye hariya i Matadi muri Bakongo, kuko naho hariyo nyigisho uvuga ngo umugeni yarazamuwe. Tubivuga mu rurimi rw'igifaransa, izamurwa baryita enlèvement, sibyo? Ndababwira nti wowe tu n'es même pas soulevé, nta nubwo soulevé ni ugushinguka. Itegeko rya pesantere rivuga ngo ikintu cyose kiri hejuru y'isi kigomba kumanuka. Iryo tegeko riracyagutegeka. Nta nubwo wowe wazamuka ngo tukubone utembera hano hejuru y'isoko, utembere uragenda ufashe ku isi ngo warazamuwe. Wazamuka, ariko reka mbabwire, Satani ntagira isoni. Uwo muntu aravuga ngo ari mu mugeni, akavuga ngo umugeni yarazamuwe kandi tumureba. Kandi izo nyigisho zikabona abazikurikira. Murumva ukuntu amadayimoni ari mabi? Ni nka yandi yasengaga umuntu w'umurundi. Umuntu w'umurundi tuzi ni wabo, umuturage kavangwa n'Imana ye, abadogiteri bakamusenga. Mujye mushimira Imana yaduhaye kwizera ukuri. Umwuka uyobya uragatsindwa, urabanza ukavanamo abantu ubwenge. Bafataga amasogisi bahiye bagumesa bakanywa amazi. Ibyo bintu umukiza wacu, ubwo buretwa, ubukwe ko ari ubw'urukundo, Imana ni ishyira abantu mu buretwa. Imana yanywesha amazi abo bantu. Abo bantu ntibigeze bihana ibyo bintu, bahise bakubita icenga, n'ubu ngubu baracyavuga ngo bari muri mesa. Ibyo bintu sinzi ko uwo mwuka wava ku muntu, simbizi. Agahita akata ikorosi akongera agashaka akamera nk'umuntu
wibuye mu mazi hano akiburukira hariya. Ibyo bintu ni ibintu biteye ubwoba twarwanye nabyo, murabyibuka. Intambara twarwanye ni nyinshi zishaka kwangiza kwizera kwacu. Ndashimira Imana ko kwizera kwacu kwasugiye, tukaba turi dans la parole pure, turi mu ijambo ry'ukuri ritagira ikizinga. Iyo ntambara mwemeye ko tuzayifatanya, tuzarwanira ukwizera abera bahawe rimwe gusa, sibyo? Si ukurwanana kugumana na Tomasi, oya, cyangwa na ntabwo oya, ni ukurwanana kugumana na Kristo mu ijambo rye. Twizirike, niko mwaririmbye, sinzi abayiririmbye ariko tujya tuyiririmba. Bene data twizirike ku ijambo, nibyo? Tukomeze kurigenderamo, sibyo? Ni ukwizirika ku ijambo, si ukwizirika kuri Kabeza, turizirika ku ijambo. Ariko iyo tubirebye neza, reka tubyature kuko ikiriho kiravugwa, kandi nicyo gihe mbona turi abana b'Imana kandi duhuje ukwizera. Ndumva rwose, ndumva naho nuko nta muntu wareba igitsure ijambo ngo ugiye murebe neza, cyangwa ngo asuzugure ijambo ngo wowe ujye kumumwenyurira. Niyo waba ureshya ute, niyo waba uri mwene nde, niyo icyo nicyo kintu kizira kikaziririzwa. Daniel n'a jamais vendu sa foi. Daniel ntiyigeze agurisha kwizera kwe, yaremeye ajugunywa mu rwobo. Shadrach, Meshach na Abednego ntibigeze bemera gutatira kwizera kwabo. Babwiye umwami w'i Babuloni bati, mwami w'i Babuloni, Imana dukorera ishobora kudukiza uwo muriro, sibyo se? Il est capable, ishobora kudukiza uwo muriro. Ariko nkundi cyo bongeyeho ngo niyitadukiza tuzemera dushye dupfire mu mwami. Imbaraga zacu zirahishwe, ariko uzashaka kuzibona azahagambanira ijambo. Ijambo muri twe ritari ryeguka rikazura umugara, rigahangana n'iyo myuka. Uko nguko wimereye gutya, ariko waza kukubuza kwizera kwawe yakumenya, siko? Nibyo ubu ngubu umuntu nubwo yaza afite Kalashnikov akakubwira ngo ujye kubatizwa kwa padiri, ntiwakwemera akakurasa? Wakwemera yuko padiri agusukaho amazi? Wenda haje nk'ikintu kikavuga ngo bo ariko Imana ibiturinde nta bizaba mu Rwanda. Mbona abantu bo mu Rwanda bari seriye ngo birahindutse ubu budini ngo abantu mwese mugende babasukaho amazi. Twavuga ngo c'est trop tard. Sibyo? Les autres peuvent mais nous ne pouvons pas. Abandi bo babikora ariko hano ntibishoboka. Izo mbaraga se ntituzifitira, ntidushobora kugurisha ukwizera, ntidushobora kugurana ukwizera, ntidushobora kurisha ukwizera, ntidushobora gushaka ubushuti tubushakira ku mugongo w'ijambo ngo turyicare hejuru turiribate kugira ngo dusangire n'abantu. Impossible. Tuza bumwe n'abari umwe n'ijambo, tuzaba umwe n'abari umwe na Kristo, nibyo ra? Tuzagendana n'abagendana n'umwami wacu. Kandi igihe kiratureba igitsure hariya, ariko nta kibazo, inguni irahari. Kandi cyiza cy'umurimo w'Imana ntabwo tuba tubashywe n'inyuguti twanditse, ijuru riramanuka rikatuganiriza. Mwabibonye yuko kutamenya umubiri wa Kristo ari ibyago, ngurira unywera. Ariko se uriya mutsima mwene data kapiteni Imana mu mugisha yaraminuje muri byerekeye umwuga wo guteka, twarabyikoreraga, nkaponda umutsima yarankotsa nkagira gute, ntacyo tudakora. Ariko mu gihe tumaze kugura ibikoresho ntabwo tuba dufite ipfunwe cyo kubwira abahanga, nibyo gira gutya. N'Akaneza yaje agira gutya, naye narabimweretse Kaneza aza hano arambwira ati muze, ati se ati umutsima ati bimeze gute?
ntabwo mbizi, ariko niyo naganiriye na kapiteni, ntigenda urebe hariya ko yaguze ifu. Aje arambwira ngo agura ifu, umutsima ngo yawukoze kera. Imana ifite abagaragu. Nibyo hano hari buri muntu wese bo duhuriye ku Mana y'ubugingo budashira, ariko Imana ifite n'abagabo n'abagore bayikorera. Nibyo ibyo dukora n'amaboko, ibi byose nta uca umugani umwana asinziriye, mujye mubyitegereza. Dushobora kugeraho tutabasha kweguka, namwe mukabikora, cyangwa se tukanava mu nzira kandi mwe mugihari. Muzajye muba abagabo, sibyo? Mugira gutya, muzajye muba abagabo, mumenye ko hari n'urugo rwa so. Babyita mu mvugo y'ubu ngo tuko tayari. Tuko tayari kuvuga ngo turahari kandi turiteguye. Ni imvugo y'igisirikare, tuko tayari. Tuko tayari ni ukuvuga ngo umwami, afandi, icyo uzaje, twebwe turahari. Uwezo tunao, si byose? Niko bavuga, uwezo tunao, silaha tunazo, si byose? Upendo tunao wa nchi yetu, niko bavuga. Abanyarwanda bameze upendo wa nchi, abapatrioti bakunda igihugu. Uwezo tunao, dukora imyitozo y'ubukomando, silaha tunazo, muze araziguze, tuko tayari. Ibyo bivuga ariko nkunda abasirikare, natwe ariko turi abasirikare ba Kristo. Uwezo tunao, imbaraga turazifite, ni imbaraga z'umwuka wera. Nibyo imyitozo turayifite. Umwana w'Imana byabiri twita intambara, byabiri twita ibigeragezo, ni imyitozo ya gikomando cy'abera. Ngo umubisha naseruka tube twaramumenye kera. Nta waza guca imigani y'abakecuru hano ngo tumwemerere. Biriya bavuga ngo ntababwiriza bazarorere. Nta muntu dukeneye utubwira amateka ya Branham cyangwa ya Frank aca imigani y'abakecuru. Nusome sous ancien ouvert, turi munsi y'ijuru rikinguye. Umwami aganira natwe mwitumanaho ritaziguye. Ntabwo dukeneye gutoragura amateka ya message, turya ijambo rihishuwe, ugali wa moto ambao una kifukuto. Umugore mu guteka abagore tubapimira ku bintu. Ubugari ukabuzana ku meza bwaba bumeze nk'ubuye muri frigo, zero. Ukabuzana ku meza burimo dufuka twifu, zero. Burimo inurugunyo, zero. Nuvuga ugomba kuvuga ubugari, uvuga ngo amakara y'amazi, hano hari safuriya urumuvugiraho, hano hari indi mbabura iri amazi cyangwa ishyiga, amazi yo kongeramo agomba gukomeza abira. Ntabwo udahanura amazi ngo ahore ugenda usuka mu bugari. Ese muze urateka, na umwanya se nakora mbo munaremera nyine akarya. Ariko tuba tubakopeza, niko babukora. Amazi yo kongeramo agomba gukomeza abira. Umufatira ku bugari, umufatira ku isosi, ugasanga isosi irarenduka kubera ubwinshi bw'amavuta. Isosi ntabwo kunywa amavuta, ni uguhisha ibiyigize gakeya, duke cyane, katutadeviya ngo twigire iwacu mu mubiri. Ariko ibyo byose icyo mbivugira, niba hari umubiri utagaragara, sibyo? Hari n'ubugingo butagaragara, kuko umubiri udafite ubugingo ntawubaho, witwa intumbi. Niba Kristo ari muzima, wavuze ngo uko ndiho namwe muzabaho, n'ingingo ze zigomba kuba nzima. Muranyumva? Niba hari umubiri wa Kristo ariko bumwe bwacu, ko tukaba turi ingingo zawo, ni ukuvuga ko hari umutwe. Nta mubiri waba utagira umutwe, uwo mutwe ni Kristo. Ntabwo tuyoborwa na pasiteri, hari umutwe. Uyu mubiri ntabwo ari umuvugabutumwa, si uw'umuhanuzi, ni umubiri wa Kristo, kuko niwe mutwe. Bivuze ngo niwe utuyobora. Iyo ni haleluya, amina. Itorero ry'Imana ntiryayoborerwa i Krefeld, riyoborerwa ku gicumbi cy'ijuru. Kristo akaba ari umutwe udasimburwa, abera hose icyarimwe. Amasambure yose yizera ukuri ayageramo. Murabyemera? Arayageramo, akayagaburira, akayarera, akuhagira umubiri we. Murabyemera? Akawusiga, akawukuza. Ese muremera
k'uyu mutwe, k'uyu mwami, k'uyu Kristo yita ku mubiri we, awitaho, arawukuze cyane. Kugira ngo byitwe umubiri nuko haba harimo ubugingo. Niba rero hari umubiri, hari n'ibyo kurya byawo, murabyemera? Niba hari ubumwe bw'umwuka, hari n'ibyo kurya by'umwuka. Nibyo navuga ngo imbaraga turazifite, imbaraga turazifite, ijambo turarifite, umwuka turawufite, si byose? Ubugingo turabufite. Satani ntabwo yashigura itorero ry'Imana. Ariko byose bikorerwa mu ibanga. Twagarutse muri Petero wa mbere, muri Yohana wa mbere 4, tugeze ku murongo wa 4 turageza ku wa 6. Bana bato murabe Imana, kandi babandi mwarabanesheje, kuko uri muri mwe aruta uri mu bisi. Abo n'abisi, nicyo gituma bavuga iby'isi, abisi bakabumvira. Ariko twebweho turi ab'Imana, kandi uzi Imana aratwumvira, naho utari uw'Imana ntatwumvira. Discerner le corps de Christ. Gusobanukirwa mu buryo bw'umwuka umubiri wa Kristo. Discerner ni ugusobanukirwa atari mu bwonko, murabyumva, atari mu muntu w'inyuma. Discerner, ijambo discerner rivuga kumenya, kumenya ibitari byo muri iki kirere cya kamere. Discerner ni ugusobanukirwa mu buryo bw'umwuka. Le discernement de l'esprit ni ukumenya iby'umwuka. Discerner le corps de Christ ni ukumenya mu buryo bw'umwuka, ukabona umubiri wa Kristo neza, sibyo? Ariko atari mu bwenge, ari mu buryo bw'umwuka, ukaba wavuga ngo uyu ni umubiri wa Kristo. Nibyo? Iri ni ijambo, iri ni ihanga ry'Imana. Uyu ni mwene data, uyu ni mushiki wacu, atari ibintu by'ubufana. Uyu ni umugaragu w'Imana. Niyo wagenza gute narabibonye. Iyo ni discerner le corps de Christ. Uyu ni umugaragu w'Imana, si byose? Uyu ni mushiki wacu mukundwa, uyu ni mwene data mukundwa. Iyo ni discernement. Ku buryo wanabiyamiriza ukavuga uti ndabihavurije mpagaze ku maguru yanjye abiri, mwene data Thomas ni umugaragu w'Imana. Ariko ushobora kuvuga uti none nabihamiriza akazantenguha ko umubiri ugira ibyaho. Ibyo rero ibyo simbizi. none birasaba niba wadisernye ni 100%, ntabwo ari 99 n'ibice 9%. Niba wadisernye ko ari umubiri wa Kristo, wadisernye nta kanya usiga ko gushidikanya. Urumva ni ikizame gikomeye. Kavuga ngo mzenga ibyo ngibyo rero ngo reka tube tugenda naho gacya tuzareba. Ibyo rero nimwibaze twese uko turaha tuvuze tuti abaririmbyi bashobora kuba ari abana b'Imana cyasibo, n'abangaba hari n'abandi bagiye, namwe mwese mbese akaza nk'umvuga avuga ngo dushobora kuba turi itorero cyane tuberye, dushobora kuba turi abana b'Imana cyane tubaho, bashobora kuba ari abagaragu bavuga butumwa, reka tubatege iminsi wenda ese kwezi ataraza ntawamenya. Ubwo ni mu mwiri umwambaro twaba twambaye ibyo ngibyo rero nta cyaba kirimo. Ako se ibi bintu birashoboka? So umuntu wa 6 wumve tugomba gukura, si byose? Ariko twebweho turabe Imana, kandi uzi Imana aratwumvira, naho utari uw'Imana ntatwumvira. Urumva haruguru bari bavuze ngo bavuga n'abisi, bavuga iby'isi, abisi bakabanezererwa, si byo? Iyo ni ikipe imwe. Ariko twebweho turabe Imana. Ni bande avuga? Ese ubu hari abantu bakiriho ko Imana yo kugaruka ku mwami itaravuga? Hari abantu bakiriho bashobora kuvuga ngo twebwe turabe Imana? Niba batakiriho nta torero rihari, bagomba kuba bafite gihamya. Yohana aravuga ngo twebweho turabe Imana, izi ni intumwa z'Imana. Ahita avuga ngo kuko ntabwo wavuga ngo
ngo ntabwo wavuga ngo ukitubwira umwana w'Imana ngo niyo yadusuzugura ngo nuwumvira Imana iyihe. Ahubwo akubiseho igipimo giteye ubwoba ngo ukitubwira uw'Imana ngo nuko twumvira. Uw'Imana aratwumvira ariko si abantu bagaragara bagenda n'ibirenge. Uw'Imana aratwumvira, ikitubwira utari uw'Imana nuko atatwumvira. Ese natwe twabivuga kugira ngo nange muvuge ngo wowe Yosefu ntabwo ngusuzuguye? Bivuze iki? Nyamara mwitonde, kuko niba hano ari igicumbi cy'Imana, Imana ifite abagaragu bayo, tugomba kubumvira. Kubumvira hano avuga ntawe uzagutuma, sinzagutuma kumvomera, sibyo? Sinzagutuma kumanagurira inkweto, sinzagutuma kumpahira gahunga. Ntabwo ari ukukumvira bavuga, c'est obéir à la foi de la parole. Nukumvira kwizera gutangwa n'ijambo. Ntuzabye umwenda ukayabura, ntuzavuge ngo Yosefu ngo uwo ntabwo ari Yosefu uyu nguyu bavuga ngo wangopejeje amafaranga. None se kutari banke ukaba udakora umwuga wo gutanga imyenda? Siko Yesu yabuze, nubwo n'abandi umuvuga butumwa yabuze. Uko nanjye wayangopesha nkayabura, niko nanjye nawe ukopesha ukayabura. Kutumvira si ibyo, ni ukutumvira ukwizera kw'ijambo, ni uguhinyura Imana iri ku murimo wayo. Niyo wayihinyura utavuze, Imana ibikurinde. Nibyo mwabonye ijambo rirwana impundura na hano, kandi ibintu birimo birabasawa. Ntabwo ntitwashudika, ntitwabona ubushuti tugirana n'umuntu ugambanira ukuri. Hari akanya wamuhara, hari akantu wamubonera gake, wenda wowe kuri umuntu mwiza wamubonera akantu karimo yase kutakamuboneye. Mu byo kwizera ntabwo nongera kumbabarira, wanyekorume nta kantu wamuboneye kugira ngo muha agahenge, kandi waregaga hariya kuri Eto ubiwe. Sinjya nibagirwa, ndakubeshye umurira n'ubugari, ariko ntabwo uramurira ubugari ni yokorome. Ariko ibyo kwizera Imana yaguhaye ni intouchable, nta muntu wagukoraho, ni umwihariko w'Imana, sibyo Frenkies? Aho atagusa. None tuvuge ngo natwe tubivuge, murabyemeye ngo ikiri cyo kitusubiriramo gatandatu tuvuve ko natwe twabitangaza. Ariko twebweho turaba Imana, kandi uzi Imana aratwumvira, naho utari uw'Imana ntatwumvira. Icyo nicyo kitumenyesha umwuka w'ukuri n'umwuka uyobya uwayo. Urumva icyo gipimo turacyemera hano kabeza. Ikitubwira umwisha w'ukuri n'umwuka uyobya. Umwuka w'ukuri wumvira ubukozi bw'ijambo. Umwuka wa Antikristo uvuye kuzimu usuzugura ubukozi bw'ijambo. Ntugazafatanye nawo, upige kisogo, utere umugongo. Ni Kiswahili? Pigita hapa. Nimubona ijambo rimanutse rigatanga umurongo, ntukavuge ngo abantu twari tumenyeranye bari kose ngo buriya ngo ntago dohora. Ndadohora si ijambo ni ryanjye. Ijambo ko ari urukundo bavandimwe, ijambo rikaba ari imbabazi, sibyo? Hari wasatse imbabazi ku Mana, Imana asanga yashiriwe, asanga zabaye nkeya, imbabazi zirahari. Ntabwo ijambo ari ryo rigomba kunama, ndetse tugomba kunama, sibyo? Ntabwo ijambo ari ryo rigomba kumanuka ngo turice hejuru, nitwe tumanuka tugaca bugufi, Imana kaduha agakiza. Witeka asingizwe iteka kuba yaraduhaye kumenya umubiri we. Niyo mpamvu muri uwo mubiri we turagirwa inama ku murongo wa 7 hano muri Yohana wa mbere 4. Umurongo wa 7, bakundwa dukundane kuko urukundo ruva ku Mana. Umuntu wese ukunda yabyawe n'Imana kandi azi Imana. Komeza. Udakunda ntazi Imana kuko Imana ari urukundo. Iki nicyo cyerekanye urukundo rw'Imana muri twe, nuko Imana yatumye umwana wayo w'ikinege mu isi kugira ngo tubone uko tubeshwaho nawe. 10.
muri iki nimo urukundo ruri, si uko twebwe twakunze Imana, ahubwo nuko Imana ariyo yadukunze igatuma umwana wayo kuba impongano y'ibyaha byacu. 11. Bakundwa, ubwo Imana yadukunze ityo, natwe dukwiriye gukundana. 12. Uhereye kera kose ntihigeze kubaho umuntu wabonye Imana, nyamara nidukundana Imana iguma muri twe, urukundo rwayo rugatunganirizwa muri twe rwose. Iki nicyo kitumenyesha ko tuguma muri yo, nayo ikaguma muri twe, nuko yaduhaye ku mwuka wayo. Nuko yaduhaye ku mwuka wayo. 16. Natwe twamenye kandi twizeye urukundo Imana idukunda. Turabyemeranya? 10. Komeza. Imana ni urukundo, kandi uguma mu rukundo aguma mu Mana, Imana ikaguma muri we. Ibyo nibyo bimaze gutunganya rwose urukundo muri twe, kugira ngo tuzatinyuke ku munsi w'amateka, kuko uko ariko turi muri iyi si. Haleluya. 18. Mu rukundo ntiharimo ubwoba, ahubwo urukundo rutunganijwe rwose rumara ubwoba. Kuko ubwoba buzana igihano, kandi ufite ubwoba ntiyari yashyikira urukundo rutunganijwe rwose. 19. Turayikunda kuko ariyo yabanje kudukunda. 20. Umuntu navuga ati nkunda Imana, akanga mwene se, aba ari umunyabinyoma. Udakunda mwene se, kuko udakunda mwene se yabonye, atabasha gukunda Imana atabonye. 21. Kandi dufite iri tegeko ryavuye kuri yo, ngo ukunda Imana akunde na mwene se. Ni amina. Amagambo ni meza. Na mwene se ariko ni ukuvuga umuvandimwe, si ukuvuga igitsina gabo. N'abashiki bacu barimo. Ukunda Imana, wakunda Imana utabonye, kandi udakunda mwene se ubona. Icyo bivuze ni iki? Tugarutse kuri guhishurirwa umubiri wa Kristo. Uhishurirwa umubiri wa Kristo aba yabonye Kristo. Nibyo ra? Kandi gukunda Imana siyo Kristo ze Imana yambaye umubiri. Gukunda Imana zo gukunda Kristo umubiri wayo. Gukunda Imana zo gukunda Imana mu ijambo ryayo. Imana yambaye umubiri niyo Kristo. Imana yambaye umubiri muri Kristo. Nibyo? Ubumana bwose bwari muri Kristo. Haleluya. Kandi na Kristo wese yirangurije mu itorero. Sibyo se? Ukunze umuntu akunda umubiri we. Ukunda Kristo ntitwamutandukanya cyane no gukunda ingingo ze, kuko ni wakunda umuntu ngo wage umubiri we. Ariko bene data, ububwira murimo muramushyikira, ntabwo gukunda Imana wabitandukanya no gukunda abera, kubera ko gukunda Imana twizera ni Imana yacu, ari Yesu Kristo umwami wacu, yambaye umubiri, ubu iraganje mu ijambo ryayo, ikorera mu bere bayo. Gukunda Imana ntiwabitandukanya no gukunda itorero, kubera ko ingingo z'umubiri wa Kristo. Ubu wavuga ngo urankunda, naseruka ukavuga uti kera tutarizera cyangwa twajyaga tubyumva babivuga ngo nta kintu ndi bubone, ngo muye n'umwaka kubera ko mpuye n'uriya muntu. Waba unkunda naseruka ugatangira kuvuga uti se iyo mbimenya sinshinzira, ariko iyo ubonye mwene data sibyo dona, nuko nakunaniye kuza kugusura uranyinginga, ariko mbabarira. Iyo ubonye mwene so nk'ubuje wawe ntiwakwishima. Kuki uvuze ngo cyane wakwishimye gusa? Ni ukuvuga ngo ko nabyo bitoroshye. Bavandimwe, aya magambo musasomye mwayumvise, urukundo. Nagira ngo nsoreze ku gice cya Abaroma 16 twagisomye kwa gatatu mudahari. Kirakomeye cyane, kirerekana
umugaragu w'Imana Pawulo arimo guhamiriza bamwe muri bene data n'amashiki bacu, amaze kumenya neza kugira ngo abahamirize, yemeze ko ari abera, sibyo? Avuga n'imbuto beze, abahamirize adashidikanya, ntayobewe ko hari abishushanya, ntayobewe ko hari abananiwe inzira, ariko ntibyanamubuza guhamiriza abera bahagaze. Reka twumve icyo gice cy'Abaroma 16 cyitwa intashyo. Niko umutwe, siko umutwe uvuze cyitwa intashyo. Niho dusoreza, niho dupfundikirira. Abaroma 16 Mwuka Wera kitugabure kwa gatatu, reka tukigarukeho, niho tupfundikirira uyu munsi. Intashyo. Mbashimiye Foibi mushiki wacu ariwe mudiyakonikazi w'itorero ry'Ikireya. Reka nsobanure gato. Umudiyakonikazi ntimwibaze yuko ari umusaza w'itorero w'umugore. Umudiyakonikazi, ubudiyakoni ni imirimo. Diakonia ni imirimo ifatika. Muri kuko ubudiyakoni bwaje mu itorero. Intumwa zaravuze ngo ntabwo twabivamo. Bagurishaga ibyabo bakabana, intumwa zikagabura ijambo, zikagabura n'ibiryo. Bavuga ngo nimutora abantu buzuye umwuka, barimo ba Stefano. Sibyo? Niko diakonia yatangiye. Umudiyakonikazi nk'uwaba akora amasuku hano ari umugore, sibyo se? Ntabwo twamenya twebwe, ntitwahitamo abantu kubera uko bareshya n'iki. Ariko Imana isunitse akaza agakora iyo mirimo, abakora akazi ka diakonia adahemberwa, atigiye gatogotera mu ngingo ze. Mu gihe wewe ukigaragura wakazinduka gakoroba, ariko nawe ngo Imana yababurara se tuzabwiriza tugiye mu ndabyo tuyeme. Ngo reka da ngo muzengo ngo tubona ngo ibintu byose mubyikorera mbo arase. Hoya igihe cyo kuba abagabo cyageze kugira ngo mufate mu ntoki bikorwa. Turashaje, murabona tugifite akantu agahenge. Bokanimo kubera Karebu yavuze ngo uko nari meze niko nyimeze, ni ukubera umwami turimo. Ariko ni hahandi l'âge c'est l'âge, l'âge, avec l'âge on se courbe, sibyo? Uko imyaka iba myinshi turunama, gukora hano bone ndagerageza, ariko urumva abarimo nk'igisongo, ariko bo nta kibazo. Ariko abantu bakaze hano Foibi bamuvuze izina bamuvuze izina kubera yuko yapfuye se bamuhambye, cyangwa aracyariho? Aracyariho. Kabiri, ngo mumwakire kubw'umwami wacu nk'uko bikwiriye abera, kandi mumufashe mu byo azabashakaho byose, kuko nawe yafashije benshi bari mu gihe. Sibyo? Abantu bazafasha abera, Imana izabamera umugisha. Pawulo nawe ntabwo yishyize hejuru, kandi wavuga n'umusere ntavuze ibyamufashije simbizi. Ariko Pawulo aravuga ati yafashije benshi, yanga kuba indyarya, ati bari mu gihe. Gatatu, ntahirize Purisikira na Akwila bakoranye nanjye muri Kristo Yesu. Muratega amatwi, komeza wakazi. Bakoranye nanjye muri Kristo Yesu. Pawulo noneho ntabyo amarenga, harimo arahamiriza ingingo z'umubiri wa Kristo. Hari abamuhagambaniye, hari abakoranye nawe. Kane, kandi bemeye gutanga imitwe yabo gucibwa kugira ngo bankize. Si jye jyenyine. None se iyi mitwe ntago yacitse, ariko kuko ntago batasha abazimu, biteguye gutanga imitwe, Uwiteka arabarinda. Bemeye kugumana n'umugaragu w'Imana wahigwaga. Komeza. Si jye jyenyine ubashima, ahubwo n'amatorero yo mu banyamahanga yose arabashima. Gloire au Seigneur. Ese ubu natwe twavuga amazina hano? Twayavuga ariko ntituyavuze. Mwana mukana y'amaso, muhumure, umwana w'Imana
atinya kuvugwa yumva, ariko Pawulo Imana yamukoreshejemo kugira ngo tumenye neza ko Imana ifite ingabo. Nta mwami utagira ingabo, nibyo ra? Nta mwami utagira ingabo, nta mubiri utagira ingingo. Komeza. Muntahirize itorero ryo mu rugo rwabo, muntahirize na Epayeneto uwo nkunda, ari we muganura wabo muri Asiya bahindukiriye Kristo. Hano bari mu rukundo rushyitsi. Ubundi bavuga ngo Pawulo wavuga ngo nimvuga ngo uwo nkunda bivuze ko abandi se atabakunda. Harimo aratanga ubuhamya, azi icyo avuga. 6. Muntahirize Mariya wabakoreye cyane, muntahirize na Andironiko na Yuniya dusangiye ubwoko bw'abayuda Abaheburayo, bari babohanywe nanjye ari ibirangirire mu ntumwa, nibo bambanjirije muri Kristo. Bamutanze kwizera, arimo aribohora. 8. Muntahirize Apuriyato uwo nkunda mu mwami wacu. Haleluya. Sibyo? Hari abo dukunda mu mwami wacu? Ko mutagira gutya abo dukunda mu mwami wacu? Ati mubantahirize. Hano yari i Roma afunzwe, akumbuye assemblée, akumbuye abera, atangira kuvuga n'ibigwi by'ibyo bakoranye. Hano Pawulo yari mu ngoyi. Iyi ni ibaruwa, ntabwo ari ikibwirizwa, ni intashyo. Noneho biba ngombwa ko avuga ibigwi, agenda avuga buri muntu. Sibyo? Ni nk'uko nawe waba uri ahantu utazi niba uzagaruka, ukandikira abera, ugatangira ibyo utababwiye imbona nkubone kubyatura. Ariko nuko ari iby'ukuri Imana idukoreramo, Imana ifite ingingo zacu zayikoreramo. Ndagira ngo mbatangarize ko ibikorerwa mu mwami wacu kubw'icyubahiro cye ni ingororano ikomeye. Ntazagire ugira ngo bizahomba. Ibyo ukora si ngombwa ngo ujye ku gasongero, ariko birazwi, kandi Imana ikubikiye ingororano ikomeye. Komeza. Mbabarereho gato nari. Muntahirize Urabano ukorana natwe muri Kristo na Sitaku uwo nkunda. Ariko murumvira ijambo, abantu bashaka kuko bafatanyije business bagira gute, ariko hari abantu bakorana muri Kristo. Ese abantu bakorana muri Kristo ni njyewe na Thomas gusa? Oya, hano hari abantu bakorana natwe muri Kristo. Mugire gutya ko mufite ubwoba. Bakorana natwe freka pite, abantu bakorana natwe muri Kristo. Nta kintu, nta gikoro, nta murimo w'Imana uba muto. Urugingo, ingingo ntizireshya, ariko we upfa kuguma mu mwanya wawe. Niba ari n'agahera, niba ari n'akino, gukorana natwe muri Kristo. Komeza frere. Muntahirize Apere wemewe muri Kristo. Muntahirize abo ubokwa Aristobulo. Ariko murabona ko uyu murongo wa 10 njyana ndi twavugaga mu kanya ngo muntahirize Apere wemewe muri Kristo. Urabona ubu buhamya umugaragu w'Imana aremeje ati uyu muntu aremewe muri Kristo. Si ikintu gikomeye. Si umuntu wizeye uwo munsi, ni umuntu waciye mu bipimo akarama. Umuyaga ukaza akarama, intambara zikaza akarama, induru zikavuga akarama, akageza umugaragu w'Imana avuga ati uriya aremewe muri Kristo. Ese hari abantu bemewe muri Kristo bakiriho? Haleluya! Bemewe muri Kristo. Natwe tugomba gutera intambwe tugahamiriza. Nkubwiza ukuri, niba muri twatari abantu bemewe muri Kristo twaba turihira ubusa. Ariko bene data n'abashiki bacu barahari bemewe muri Kristo, kandi kwizera kwabo kuba kwarapimwe kukarama. Dukomeze. Muntahirize Herodiyoni dusangiye ubwoko. Uyu ni umuyuda buriya. Muntahirize abo mubokwa na Rukiso bari mu mwami wacu. Bari mu mwami wacu.
muntahirize turafiranyima na terofosa bakorera mu mwami wacu. Baba we bakorera mu mwami wacu. Muntahirize Perusi ukundwa wakoreye mu mwami cyane. Bakorera mu mwami wacu. Perusi ukundwa wakoreye mu mwami cyane. Ariko murumva mu buhamya hari ibyo gukorera ku isoko, hari ibyo gukorera mu biro, hari ibyo gukorera ubuavoka, hari ibyo gukorera mu birombe, hari ibyo gukorera sinziri bari mu nganda, ariko bakorera mu mwami wacu. Mushiki wacu Perusi wakoreye mu mwami cyane. Ubu si ubuhamya bukomeye. Natwe igihe tukiri kuri iyi si dukwiye guhamirizwa, tukagira n'ifuhe n'ishyaka ry'urugo rwa data. Haleluya. 13. Muntahirize Rufo watoranijwe mu mwami na nyina ni nka mama. Harimo Paulo hano arashiritse ubwoba rwose, arabavuga amazina akaravuga ko yatoranijwe. Eze atoranywa Paulo yarahari? Ntabwo yarahari, ariko afite discernement du corps de Christ. Sibyo se? Afite gusobanukirwa umubiri. Tugomba kuva muri ubwo bwoba. Nta kuntu wavuga ngo urareba Kristo udasobanukirwa ingingo ze. None se bajya kumutora batoranya Rufo, Imana itoranya Rufo, Paulo yarahari, ariko il a aujourd'hui la capacité de discerner le corps de Christ. Afite ububasha bwo gusobanukirwa umubiri wa Kristo. Akaba yavuga ati kanini yarya kinini yariyenge uyu ari mu mwami. Uyu ari mu mwami, uyu nguyu arasetse imikara, uyu nguyu aratukerereza, uyu nguyu aritemberera, ariko uyu nguyu ari mu mwami, uyu yakoreye mu mwami cyane, uyu ni imfura, yakoranye natwe. Ati ntazagira icyo baburana. Hari abavuze ngo ntazagira icyo aburana ya mushiki wacu, ngo kuko yaritanze afasha benshi, ngo barimo nanjye. Ngo ndababwiye ngo namwe ntazagira icyo baburana. Nubwo tutandika amabaruwa, ariko kuko abantu bari mu mwami, bari mu mubiri wa Kristo, bakiriho, bagenda n'amaguru, bitangira umurimo w'Imana, bashyigikiye umurimo w'Imana, bawukora. Sibyo? Bashobora guhamirizwa ko bashyigikiye umurimo w'Imana, barahari. Kandi Uwiteka ngize gutya abamere umugisha. Sinshaka nawe wahabonye, nibiba ngombwa tuzahagaruka dukomereze ku murongo wa 14. Iremidiye saa sita irageze, ubundi turangiza ikibwirizwa mbere tukubona ko dusenga, ariko ni hahandi shira ijambo ry'Imana ntirishirayo. Ese ibi dusomye by'intashyo za Paulo bifitanye isano n'ikibwirizwa turimo? Biragifitanye. Arimo aravuga ingingo z'umubiri wa Kristo, aravuga abantu bakiri ku isi ariko bagize ingingo z'umubiri wa Kristo. Aravuga abantu bagaragara bafite amazina kandi bari mu mubiri wa Kristo utagaragara. Sibyo? Barahari. Kandi uko Imana ibimanura ijambo niko irigira rizima muri twe. Umwami Imana aduhane umugisha. Mbere yuko dusenga turaririmba mu ikaye hari umubiri umwe. Hari umubiri umwe y'Ikirundi ngo hari umubiri umwe na mwemu umwe. Mwemu ni ukuvuga umwuka. 53 turaririmba indirimbo. Data Thomas araza imbere adufashe mu kujyana n'abaririmbyi muri iyi ndirimbo no kuyobora amasengesho nyuma y'ijambo. Mwami Imana abaho umugisha. Nyuma y'ijambo ryatambutse nta kintu umuntu yongeraho. Mu gihe duhagurutse umwami adushoboje tukarambura amaboko tugarura ishimwe ku mwami, bene data bashiki banjye, kuva tugitangira urugendo kugeza amagingo aya
tubeshejwe n'ubuntu bwayo, kandi ubwo buntu bwayo nk'uko na Pawulo abivuga ntabwo buzatubera impfabusa. ni ukurambura amaboko tuyishimira ukuboko kwawe k'ubushobozi kuva tugitangira urugendo kugeza amagingo aya, n'urugendo rusigaye ko umwami akomeza kuturinda mu mbago z'ijambo rye. Buri wese niyoreze isengesho. Data wa twese uhoraho, ni wowe tugaruye ishimwe muri aka kanya, ukwiriye ishimwe n'icyubahiro, ukwiriye ikuzo, uri Imana nzima, uri Imana idahinduka. Mwami, twese uratubona, uradusobanukiwe, ibyacu ubikurikirana hafi. Intambara Mwami duhura nazo, wowe wanesheje Satani ku mugaragaro. Mwami, icyo ngusaba, uko wafashije intumwa zawe ukabarinda bagasohoza urugendo neza, ukarinda abera batubanjirije, Mwami, natwe turabera, ibirenge byacu bihagaze kuri iyi si. Ari umugambi mwiza udufitiye, Mwami, uko ubuntu butabereye impfabusa mwene data Pawulo na bene data batubanjirije, ubuntu bwawe ndizera ko butazatubera impfabusa. Gushimiye Mwami kubw'ijambo ryawe wamanuye ku munsi wa none. Mwami, ni imburo, ni inama, kugira ngo Mwami tumenye uko tugenda mu mbago z'ijambo ryawe. Nkaba mbigushimiye, nkaba mfatanyije n'abera turi hano kukugarura ishimwe. Ukomeze uturindire mu mbago z'ijambo ryawe. Haba Adamu mu gihe bakandagiraga ijambo ryawe, byatumye ubirukana mu busitani bwa Edeni. Uhoraho, ariko ntabwo byakubujije kuza kugira ngo umene amaraso yawe, kugira ngo abawe bagaruke mu rugo rwawe. Nkaba ngushimiye ubwo murimo wakoze umena amaraso yawe. Nta n'umwe mu batumye uza ukamena ayo maraso, nta n'umwe umwanzi agomba guherana. Icyo ngusaba ni uko udushoboza muri byose. Ijambo ryawe mu gihe ritambutse rireba igitsure umwanzi, icyo ngusaba udushoboze guca bugufi, kugira ngo imyuka igende, umwuka wawe atuganze. Nkuragije iteraniro ry'uyu munsi, Mwami, ni wowe ukurikirana hafi ukuntu imyuka mibi ishaka kutwagaza kugira ngo iduteranye nawe. Icyo ngusaba, wiyemeje uburinzi, wiyemeje kuturebera, umugisha mwene data umaze gukoresha ijambo ryawe, urivomere mu mitima yacu. Udushoboze kugutinya wowe, Mwami, duhinda umushitsi imbere y'ijambo ryawe. Nk'uwo twabyumvise Mwami, nta gushidikanya turi abawe bitewe n'urugendo twakoranye kugeza amagingo aya. Udushoboze, udufashe, udukomeze, n'izindi nama zawe zitari zumva ijwi ry'umushumba, wowe wenyine n'ijwi ryawe wiyegereze inama zawe. Tugiye gushingura ibirenge byacu, dusubire mu macumbi yacu. Mwami, uko wadushoboje kugera hano, wongere udushoboze
gutaha mu ngo zacu mu gihe turi muri iyi si. Mwami, icyo ngusaba no mu mirimo dukora uduhe ubwenge, aho tuba twakandagije ibirenge byacu Mwami, uko wabwiye Yoshuwa udushoboze kuhagenzura nk'uko wagendanye na Aburahamu. Aburahamu yabaye muri iyi si, ntabwo yigeze ajya gusabiriza, ariko Mwami wabanye nawe, natwe ubane natwe no mu mirimo dukora, tuguhanga amaso kugeza n'igihe uzaserukira mu bicu tukagusanganira mu bicu. Ushoboza abagaragu bawe, haba hano duhagaze n'ahandi, wabashoboza kuguhamiriza ijambo ryawe ribwirizwe mu izina ry'Umwami Yesu Kristo mbisabye, amen. Mushobora kwicara. Iteraniro ryacu rirarangiye, tugeze ku musozo. Ikintu nabasaba, kubera ko urugamba rugwanwa ku mavi, bibaye ari ubushake bw'Imana, kuwa gatandatu ushobora kunyarukira hariya ku Kibuye ari Rubengera, nkaba mbasaba imfashanyo y'amasengesho. Imana ikomeze bane natwe, amahoro y'Umwami atahe natwe. Naho kuwa gatatu. Gororerwa natwe tuhashitse, haleluya. Batanguye gukora nko ku kagoroba, uru ruzabibu, emwe mwese
dufatanije none raba tuzohabwa idenariyo nk'iy'abatanguye muri uruzabibu mu gitondo none raba tuzohabwa idenariyo nk'iy'abatanguye muri uruzabibu mu gitondo none natwe twinjiyemo ku kagoroba uruzabibu rugira ruhere bene data no muri twe hari benshi twafatanije kurwana intambara none baramaze gusinzira abakoze mu gitondo barindirijwe uzogororerwa natwe tuhashitse haleluya watanguye gukora nko ku kagoroba uru ruzabibu imwe mw'isabo dufatanije none raba tuzohabwa idenariyo iy'abatanguye muri uruzabibu mu gitondo none raba tuzohabwa idenariyo iy'abatanguye muri uruzabibu mu gitondo ukwizera kwabo none babikiwe kuzogororerwa tuhashitse abakoze mu gitondo barindirijwe kuzogororerwa natwe tuhashitse haleluya uruzabibu ezemwe sabo dufatanije none raba tuzohabwa idenariyo nk'iy'abatambuye uru ruzabibu mu gitondo none raba tuzohabwa idenariyo iy'abatanguye uru ruzabibu mu gitondo umwe wese abikiwe idenariyo suwo mu gitondo suwo ku mutaga bavukanyi natwe nyene naho twatanguye rigiye tugiye guhabwa iyo denariyo twemerewe abakoze mu gitondo barindirijwe kuzogororerwa natwe
tuhashitse haleluya twatanguye gukora nko ku kagoroba uruzabibu yemwe mwese abo dufatanije none raba tuzohabwa idenariyo nk'iyabatanguye uruzabibu mu gitondo none raba tuzohabwa idenariyo nk'iyabatanguye uruzabibu mu gitondo igikorwa cy'uruzabibu kiraheze none isezerano rigiye gushika kuwizera nimukore cyane nk'abagiye gutoza kuko idenariyo irababikiwe iyo mw'ijuru abakoze mu gitondo barindirijwe kuzogororerwa natwe tuhashitse haleluya twatanguye gukora nko ku kagoroba uruzabibu yemwe mwese abo dufatanije none raba tuzohabwa idenariyo nk'iyabatanguye uruzabibu mu gitondo none raba tuzohabwa idenariyo nk'iyabatanguye uruzabibu mu gitondo ikindi numva jewe no kongerako none niwibaze kandi wiyishure mu vy'ukora umva nawe uzoba uri hagati yacu aho tuzohabwa ivyasezeranywe tubikiwe tuzogororerwa natwe tuhashitse haleluya twatanguye gukora nko ku kagoroba uruzabibu yemwe mwese abo dufatanije none raba tuzohabwa idenariyo nk'iyabatanguye uruzabibu mu gitondo none raba tuzohabwa idenariyo nk'iyabatanguye uruzabibu mu gitondo abakoze mu gitondo barindirijwe tuzogororerwa natwe tuhashitse haleluya twatanguye gukora nko ku kagoroba uruzabibu yemwe
abo dufatanije none raba tuzohabwa idenariyo nk'iy'abatanguye muri uruzabibu mu gitondo none raba tuzohabwa idenariyo nk'iy'abatanguye muri uruzabibu